bafitiye ubutumwa bwo gusenga no kwihangana nk'uko intambara ibayemo. Intambara irakaze iraje kandi itese ni Kagame uri kuvuga ngo nibice abahutu babakureho. None rero n'abatutsi nabo ndabona bakenyeye kandi bafite ibibazo biruta ibyo bavuga ngo bakureho abandi. Nabonye irimo imirambo myinshi cyane. Mwihangane musenge. Iryo vyangura ry'umuhutu n'umututsi umubyeyi watubyaye n'umwe ndumva nawe babwiye na Adamu na Eva. Ibyo rero Kagame ari kubabwira ngo hariho umuhutu hariho n'umututsi hariho n'umuzungu. Iyo ntambara niba iri muri Kongo, iri muri Kongo Butembo, n'ibihangane n'abanyarwanda bageramo pe. irava Kongo iza mu Rwanda. Cyavuga ngo kiratera ntigiterwa, ariko niba afite ubwenge yibuke uko bamuhanuye mu ndege. Abamuzitse amaze ibyumweru 3. Kagame utarakuburiye n'umukecuru w'imyaka 103, ubu ari gutangira 104, utarakuburiye cy'ubwo bugome bwawe. Utinyurwa anyurwa n'ibye, niba bitamunyuze arabizira. Bona abanyarwanda ko abamara zaragira iki? Ariko intambara iri muri Kongo iraza mu Rwanda, iri mu bakongomani bonyine. Abanyarwanda uri muri Kongo, Kagame niwe wasinditse abasirikare ko babihakana. Barabatatanya n'abategereza kunababona bose ni Hamana. Abo yohereje baragwayo. Ntabwo ndi Imana, ariko nibareba nabi harazingerera. Ko nabonye imbunda zabo bari kujya baziterera hasi. Ko nabonye batambaye simoko y'abasirikare. Ubwo si umuntu yambaye ubusa bafite ibyaha. Ejo hari Imana yambwiye ndi kubona abantu bavamo imyenda abana abantu bavamo imyenda bayita ngo batamenya ko ari abasirikare. Nabonye abasirikare nawe wabibonye. Kristo gabi narabibagejejeho byahe. Nabonye bambaye ubusa abasirikare bose bari mu ishyamba Butembo. Ngahada ibintu ko numva bamwe bari kujyepfa mu ishyamba bakazamuka, bazamutse bakazamuka bambaye ibyo by'abatutsi. Nawe wavuze ko uri umututsi, weho abatutsi mwapfuye. Niba umututsi sende Yuda kanakumye. Ntabwo ndi Yuda. Kagame ntabwo ngiye kubesha ko atarenda kumenya aho ndi ngo nanjye arantera anteyeho yarapfuye ndahakomeye. Abantu nabonye mu ishyamba bari kwiruka bambaye ubusa, Mana yanje, ndetse ko birukaga ari abatutsi bajyaga iyo bahagarara. Abari bari gutatana bahunga bari abatutsi bari kwiruka. Abadata we rero nkubwire Mushumba, ibi biganiro twe kujya turizana aho ngaho kuri dupe. ntacyo byafasha abantu. Birabafasha se, Kagame arabakundiye. Oya wenda banahunga bakirukira bakigendera. Barahungira ngo ko yenda gutera u Rwanda, yava mu Rwanda akaza ngo akajya Uganda. Umugabo Habyarimana ajya gupfa narabimubwiye kandi ndiwe mu rugo munsi. Habyarimana ndamubwira nti ko nabonye umererwa nabi, ariko nabonye ugwa mu nyanja bava mu ndege bakagwamo. Ariko wa mukobwa uhanura uri umwana, ni Imana yabimpaye ntabwo ari njye. Yarangije nk'amezi 3 kwa 4 bati Kinani bagihanije. N'undi baramuhanura natihana, nareke abantu, nakunda abantu, ibyo by'amoko abiri. None se mukecuru, niba atari ibanga, umuntu w'umunyarwanda uyu munsi yakora iki? Umuntu uri mu Rwanda akaba ari umunyarwanda, akaba ari ku butaka bw'u Rwanda kuri iyi saha, icyiza cyo gukora ni iki? Afite aho winjira yahunga, naho u Rwanda rwo bararutera rwose arimo, kandi nabe ko bazahinduka bakamuhiga. Abe izo ngabo ze nawe zahinduka zimurwanya. Yampaye nk'iwacu, reka mare guhaga. Ngahada zamuhinduka se ntibazamuhinduka. Ngahada. None se ubu mu by'ukuri mu kureba kwawe ijisho ry'umwuka rikwereka ko icyaha nyamukuru Kagame ashinjwa ari ikihe?
icyo ashinzwa ni ukugira ari uwo mu miryango ya ba Habyarimana nk'uko tubyumva, abandi bari mu miryango ye ko babahize bakabafunga, abandi bakabica bikagira weho ubundi wabacitse ute wakoresha Nde? ubwenge. njyewe yewe jyayo kuyisura Ariko ubundi mu buzima bwawe ntabwo wigeze uba umusirikare mukecuru. Hari ukuntu ukanura ijisho nkavuga ni umuntu Urambariza yabafasha kumbunda. urambarize nuko Kuko arakora ijisho riri nawe ariko kwagira ngo ari kwibuka ngo ndi umuriro w'imbunda. ikirani cyananiye abagome n'abagambanyi ndatera sinterwa Kagame rero